ariko sha seho twahuye ejo bundi wavunitse none bahinduye indi posteri ese byagenze gute inka yanjye kirokoro none se mwana we umugere rero ibintu byanjye umaze iminsi bijya umva nta kintu nakumarira mwana we sindeba mwana akaboko gafite ntukazajya umama ntabwo ari byiza mbese ubu umaze kuguha kangahe buri munsi ejo bundi wavuyemo ikintu akanono sinaguhaye basi mbabarira umbere ngiye kugenda mbabarira ubu nta kintu mfite ejo uzandebe nzaguha sibyo ubu nta kintu mfite ariko uzajya umbwira ngo boss wanyeretse umusheto we
yakagombye kujya ku ishuri urabona ko ari kuzana imitogera ngo ahubwo uhindure location nimba bakuvumbuye ujye gusaba n'ahandi henshi cyane kandi ubutaha nimba usanye 300 uzajya uzana 500 ugiye uze kunyigisha gukora business zanjye wenyine hariho muri zo gutunga umuryango wanjye ntabwo nzigera nawe amagambo yo kumva imbere cyangwa uvuge mani ngenge nawe mwasigura umwanya dore iribu si nibi dore kwikora ku mwana wawe cyangwa icyo ngewe nanguka mu tuntu wantu dore umva njye ndi kukubwiza ukuri njyewe mva nkubwire ubu mfite abana genda kandi wa kigabo ndafasha ino phone nkwereka ukuntu ngenge nanakuvuna amazi kandi wa kigabo nimba utashaka gukora urumva dore hariya muri mahoko imana mfasha umva kandi wa kigabo mu by'ukuri njye nta kintu mfana nawe ntabwo nkuzi umva ntukazajya unsakuriza bro reka nkubwire ko kuvugiramo urumva atansiyo njyewe uriya mwana ngiye kugenda mugurira inifomo urumva mujyane ku ishuri kandi wa kigabo reka gushuka abana nibo Rwanda hejo nibo bazaturwanirira igihugu ubundi reka nkubwire sha ibyo uri gukora byose uri kugosorera mu rucago sha wumva wampagarikira business nateguye imyaka 8 yo kandi wa kigabo ibintu urimo gukora iyi business nayizeho ntabwo wampagarika mfite abana 51 niko nakubwiye wowe ibyo ni itabiramo kukongoza njyewe uriya mwana ngiye kugenda njye kumutangiza kandi niwongera kumushuka njyewe nzakwijyana kuri polisi wamuginga hari igihe uzasanga urega ari uregera kuko n'abapolisi ngiye mbahaga ruswa urumva iyi business nyinjirizagamo cyane iyi business nyinjirizagamo cyane ku buryo nshobora kwinjiza 80 ku saha imwe abantu bo muri iki kinyejana abana bose ubonaga ku muhanda ngo genda ubakure n'abanjye bose kuki murimo kwangiza abana urubyiruko wewe kumbwira ngo abana ngo 80 ngo wa 80 ngibyo ntago bindeba ngiye gushakisha uburyo kuntu nagufungisha bari abana bakava ku muhanda kuko niwe urimo kubashuka ushatse kuvuga nanjye mfite ba boss bakuru ngo bafite ngo amafone ba wigize nk'umuntu w'umusirimu kandi urakabwa guhera aka kanya njyewe ngiye kugufungisha bari abana wiri gushukashuka ntago bibaho ntago tubishaka mu Rwanda